nibyo koko nari ndi muri Libi ariko ndakeka kuza muri Rayon Sports ni iby'agaciro nicyo cya mbere nabivugaho. Ikindi nari mfite nanjye ibintu nshaka gukora hano, akaba ari nabyo byatumye akenshi ngira imbaraga zo kongera kuguma mu Rwanda nkanadesida gusinyira Rayon Sports. Ibyo ushaka gukora, hari abavuga ngo urashaka kwigira ubutoza, akaba ari ibyo byatumye uza mu Rwanda, tubwira ukuri kwabyo. Kwigira ubutoza nabyo birimo, kubera ko n'ubundi sinari kubona umwanya wo kongera kugaruka iyo nza gusohoka, ko n'ubundi amakipe nari nyafite, ariko narebye cyane kuri future, ariko no kuza gukina muri Rayon Sports. Rayon Sports ni ekipe nkuru mu Rwanda, ni ekipe nkeka ko kuyikinamo atari bibi, akaba ariyo mpamvu nafashe ibyo byemezo. Nibyo koko Rayon Sports inyotewe igikombe, ariko ndakeka ngewe nka Haruna nyine ntabwo nabishobora, akaba ariyo mpamvu hari ibyo twavuganye ndetse twemeranyije, yaba mu kibuga ndetse no hanze yacyo, kuko buriya gutwara igikombe birimo ibintu byinshi cyane, yaba mu kibuga, muri vestiaire, kuba hamwe n'abakinnyi, gushyira hamwe, so ni ibintu byinshi cyane nkeka twavuganye, kandi Imana nidufasha tuzabikora. Naho kuvuga direct ngo wenda 100% icyo gikombe ni ibintu bizadusaba gutegura. Tuzategura yaba ku bakinnyi, yaba no ku buyobozi ndetse n'abafana ba Rayon Sports, kubera ko nabo barakonta cyane, ariko ndakeka ko ekipe barimo bakora ni ekipe nziza, ni ekipe ubona ko nituba hamwe icyo gikombe tuzagitwara. Urebye noneho ku bandi aperi, abakinnyi n'imigura baba bo hirya urabumva, polisi urabumva, na Rayon Sports yibanze ku isoko rya hano cyane, ubona bishoboka muri ku rwego rwo guhangana n'ayo maklub? Bongeye icyo navuga, tuzahangana kandi tuzahangana cyane, kuko hano ni mu rugo, shampiyona hano turayizi. Ntabwo navuga ko ayo makipe ari kugura abandi bakinnyi bo hanze atari gukora ibintu byiza cyangwa se atari kugura neza, ariko ngiye icyo ndeba ndafokasinga kuri Rayon Sports. Ku mutima wanjye ndumva ntabwo binteye, kandi nkuko nahereye mbivuga, nidushira hamwe tukaba hamwe tuzabikora. Ndatanga urugero rutoya muri AS Kigali, najemo n'ubundi bimeze gutya, ariko ekipe twayishize hamwe dutwara ibikombe bigera muri 3, so nta kidashoboka muri football. Haruna aho anyuze mu Mavubi, kapiteni ukiri muto, AS Kigali ugarutse uba kapiteni, Rayon Sports naho mu byo mwaganiriye uraba kapiteni? Ibyo ntabwo nabivugaho, kubera ko muri ekipe igira ubuyobozi uhereye ku mutoza. Ntabwo ngewe nanabikunda cyane, nubwo wenda bindimo cyangwa se bikoze igihe kirekire, ariko umutoza nabona ko mbikwiye nzamuba nta kibazo, abayobozi nibabona ko mukwiye nzamuba, ariko ntabwo ariyo ngewe nzanye muri Rayon Sports cyane. Ikinzanye muri Rayon Sports cyane nuko hari icyo nayifasha mu gukora bya bindi wenda bari bamaze igihe banyotewe, naho ibyo bya Bransard burya nubwo ntayambara, ariko nyine ndi umuyobozi imyaka 18 ndi umuyobozi, ndakeka nubwo naba ntacyambaye n'ubundi nzakomeza nyobore. Ariko Haruna, iyo myaka 18 uvuze ni abantu bibaza bakaba bati Haruna aracyarimo, hari n'abarenga bakaba bati Haruna arashaje. Ibyo bintu urabyumva? Iyo ubyumvise kubera umuzigo cyangwa kubera motivation? Smartphone ndayifite, mba kuri social media. Ngewe icyo nabwira abantu, icyiza cy'umupira, umupira ntabwo bawukinira mu cyumba, umupira bawukinira ahantu hagaragara. So abantu kuvuga ko nshaje, nta nubwo mbyanga, kuko nta nubwo naba nshaje ubusa, ariko icyo mvuga nuko ngewe Haruna ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi kuri football. Buriya football irivugira mu kibuga, ariko ibyo bavuga byose ngenda bikunda, kubera ko bintera imbaraga zo kubapuruva, bintera imbaraga zo gukora, bintera imbaraga z'ibintu byinshi cyane. So ntabwo mbyitaho cyane, nta nubwo nabanga, buri wese buriya areba, buri wese Imana yamuhaye ijisho rye mu buryo butandukanye, ariko icyo navuga nuko Rayon Sports abayobozi gufata decision yo kunsinyisha kunzana muri equipe si uko ari injiji, ntabwo ari uko wenda batareba, ntabwo n'abantu b'abagabo bafitiye ingo, so ibyo bakora barabizi, ariko icyo navuga nuko gusaza kwanjye maze iyo myaka mbyumva, ahubwo ketse niba narakecuye, kubera ko maze imyaka myinshi cyane numva ko nshaje, ariko nkikora akazi
ntabwo umuntu usaza bamugura hanze, ntabwo umuntu usaza akomeza akora. Niyo mpamvu navuze ngenda ndashimira Imana igikomeje kuniza imbaraga, kandi n'ubundi nzabereka ko nshaje, nibo bazadesida. Ijambo rito ku bafana ba Rayon Sport. Ijambo rito ku bafana ba Rayon Sport nuko bikwita ku magambo y'abantu nyine nk'abo ngabo. Buriya hari n'ababivuga ari ugusenya, batabivuga nk'abasportifu. Gusaza bibaho, ba Cristiano Ronaldo baracyakina umupira, bafite imyaka hafi 40 kandi n'abakapiteni b'amakipe nationale, n'abantu bahembwa amafaranga menshi, n'abantu bafasha ekipe zabo. So kubwanjye rero abafana ba Rayon Sport icyo nababwira nuko abayobozi babo ntabwo bigeze bibesha, bigendera ku marangamutima y'abandi bantu ku ruhande. Twebwe icyo nje gukora bazakibona, kandi Uwiteka nakomeza kuntiza imbaraga, Rayon Sport nzayifasha kandi nzayifasha ibintu binini, nicyo nababwira. Yakoze cyane.